Ubundi hari ikintu tugomba kumenya sibyo isi ifite abayiyobora ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntidukirana n'abambaye inyama n'amaraso dukirana n'imyuka mibi cyo ni icyambere noneho n'abategeka igisi y'umwijima igisi y'umwijima ni ibyari ibi bikorwa byose biri gutera abantu ubwoba ariko noneho twebwe turi gutinyira muri iyo si dufite umuyobora wacu dufite udutegeka umugenga w'ibihe utandukanye nabo kuvuga ngo bariya bagabo ngo bavuze bamaze nakubwiye ngo bo bakora kandi bavuga bakora igisasu kirimbura ahangana n'ibitekerezo byabo. Ndabasuhuje inshuti zacu mudukurikira hano umunsi ku wundi mugira amahoro y'Imana aho muherereye ku isi hose. Tugize umugisha wo kubona uyu munsi kandi ntitwakirengagiza ko hari abatawubonye, hari n'abandi bafite imigambi myiza, bafite amaproje meza. Burya ntabwo abantu bose bagira imigambi mibi, haba abafite amaproje meza, habo n'abafite nyine ya migambi mibi, ariko muri abo bose hari abifuzaga uyu munsi batawubonye. Twebwe rero tuwubonye, reka tubishimire Imana, Imana ishimwe. Hanyuma ndagusabye niba utarakora subscribe ntibibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi uraba ugize neza kandi Imana iguha umugisha. Mu buzima rero bibaho ko uyu munsi biba bimeze neza, ejo bigahinduka bikaba ukundi. Burya ni ibya twese, nta muntu utagira ibihe bibi n'ibyiza. Icyakora abantu bamwe barushanwa kubihisha. Hari udashobora kukubwira ko uyu munsi bitameze neza, ariko burya hano ku isi twese umwanya wari wo wose waba urimo hagira umunsi w'ibyishimo, hakagira n'undi munsi binyurana. Rero niba bitameze neza wihangane. Umunyarwanda yaravuze ngo bucyana yandi. Bibiliya nayo iravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko ngo bwacya. Ariko yongeza ngaha mu gitondo ndaryoherwa. Amen. Ariko urabitekereza kuba umuntu yaraye arira bwacya nta kindi yakoze yaraye ari kurira bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Iryo ni igeno ry'Imana, bigaragaza ubushobozi bw'Imana. Kandi noneho ikindi ngo Imana ntirobanura ku butoni. Imana ishimwe. Ako Imana ni umubyeyi birenze uko tunabivuga. Ubundi hari abahanga bavuga ko matiyeri y'Imana ari imbabazi. Nibyo biyikoze. Imbabazi n'urukundo. Ko ubusanzwe abantu tunaretse kuvuga byinshi nubwo nabyo ari ingenzi, ariko tukabwiriza imbabazi n'urukundo rw'Imana. Byombi agakiza karogera. Ko Billy Graham we yaravuze ngo uwafata abantu batuye mu isi bose ukabagira abanditsi b'urukundo, kandi buri muntu akavuga iby'urukundo yabonye ku Mana, ukabagira abanditsi bose batuye mu isi bose. Noneho ugafata ibyatsi bikaba uducumu tw'abanditsi, inyanja ikaba wino uyu muti w'ikaramu. Noneho aravuga ngo nijuru rikaba impapuro. Ngo ntabwo iby'urukundo rw'Uwiteka byarangira, hakama inyanja ariyo. Kandi abantu babizi mumenye ko igice kinini mu isi ari inyanja. Burya inyanja iruta ahatuwe. Ahantu hari inyanja niho hanini, hari utubunini ahantu abantu batuwe cyangwa hari imisozi n'amashyamba. Noneho kwandika urukundo rw'Imana. Ariko nawe utekereze amafuti y'abantu batuye isi, ariko bigatuma Imana itayirimbura, ikavuga ngo reka tubategereze bakizwa. Ufata ububi bw'umuntu urebe n'uburyo Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo ububi bw'umuntu bucungurwe. Ariko hari akantu mperuka gutekereza, uzi ko iyo ufasha abana batoya twumwe tuba tugikambakamba bari kwiga kwicara, uzi ko ubegeranyije baryana inzara. Uretse no kubegeranya ari abana batandukanye, umwana anaruma nyina ibere ariko umwonsa ari umwana akanamuruma ataramera amabere. Aho ataramera amenyo. Ataramera amenyo. Umwana ataramera amenyo akamuruma. Uretse n'icyo, umwana umubwira nabi akikanga, ntabyo yabonye biteye ubwoba. Kamere muntu to
oya uzarebe n'umwana muto ashobora kukubona utari usanzwe akubona agatinya, kandi nta biteye ubwoba yabonye, nta bindi biteye ubwoba yabonye. Noneho iyo ni kamere y'umuntu ikereye ibibi. Ubundi abahanga, abantu bize veterineri, bavuga ko hari inyamaswa zirya umuntu bitewe n'imitekerereze y'umuntu. Umuntu uko umuntu agira ubwoba azamura umusemburo wo muri ya nyamaswa runaka, igahita ibona umuntu ari umuhemu. Kuko iyo ugize ubwoba ubonye imbwa uhita utekereza gutora ibuye, iyo ugize ubwoba ubonye inzoka uhita utekereza gufata igiti. Noneho ubwoba bwawe bukangura umusemburo wayo, bigatuma nayo ikurya itari bukurye. Urumva kamere y'umuntu niyo isembura kamere y'ibindi binyamaswa biri mu isi. Noneho ariko Imana ikatwihanganira ku bw'izo mbabazi zayo, ikavuga ngo bana banjye, ikatuvubira imvura, ikaduha izuba, ikanyuranya ijoro n'amanywa, ibikoreye umuntu. Hari irindi nibutse rivuga ngo yibuza kurakara. Amen. Uzi kuba hari ikintu kiri kurakara ni ngombwa, ariko ugashaka uburyo ubyibuza. Yibuza kurakara. Urukundo rw'Imana, muririmbyi yaravuze ngo ntabwo ari kubw'ibikorwa byanjye, si kubw'ibikorwa byanjye, nishimiye ubuntu bwawe, nagushimira gute wowe wankunze, wahinduye imibabaro yanjye ibitwenge, mbayeho ngo murengushi na hejuru. Imana ishimwe. Ngo hari ikindi kinezeza, nuko atari njye kinezeza, nuko ari we wampisemo, si kubw'ibikorwa byanjye, nishimiye ubuntu bwawe. Niwe wampisemo. Ko ntabwo twigeze twandikira Imana ngo iduhe umucunguzi. Ntabwo twigeze tuyibwira ngo uzadukure mu rwobo rwo kurimbuka. Ahubwo wanditse 3 Yohana 16 ubutumwa bwiza, yaravuze ngo kubera urukundo yakunze abari mu isi cyane. Hari abantu basoma iryo jambo bagashyiraho akanyerezo ngo nabari mu isi, nkaho abari mu uyu munsi yabaretse. Kubera urukundo yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Reba, kugukunda bigatuma iguha utarayiha, utayizi, utayisabye, utayishaka, utajya hwiri, utanayibazaho ngo irahari cyangwa ntihari, ubwenge bwacu bukingiranye. Ibyo bigatuma igukunda kuko yari urukundo. Kuko ubundi icyo nicyo gisobanura urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana mu nkunde 3 rwitwa agape cyangwa agapeo. Hakaba na eros na filos. Filos ni urukundo ukunda umuntu bitewe n'inyungu mubonaho, cyangwa urukundo umuntu akunda akazi. Burya nta bantu bakunda akazi, bakunda inyungu z'akazi. Noneho eros ni ugukunda ibiteye isoni, ni igihe ukundisha ubwenge bwangiritse. Ni igihe wowe ukundisha ubwenge bwangiritse ugakunda ibiteye isoni. Rwitwa eros. Hakaba filos ari rw'umuntu akunda, ni urukundo rw'isano nyine. Noneho hakaba agapeo, urukundo rw'Imana. Urukundo rwa filos umuntu agukunda bitewe n'icyo akungukaho, akakugira inshuti kuko bakunda ukize, ni umunyarwanda, cyangwa bakunda ufite, cyangwa habana abakize. Ariko Imana yo ntidukunda ishingiye kuri twe, iyo yirebaho ikabona ni urukundo, ikadukundira ko yari urukundo. Ariko Mana yo idukundira ko yo ari urukundo. None urwo rukundo rwayo rukabona ijuru ryuzuyemo amakamba n'intebe z'ubwami, ikavuga ngo sinkwiriye kuhicara njyenyine, ikavuga ngo reka nkunde na Izayi kugira ngo azaze hano. No, idukundira kutwishyira. Idukundira kugira ngo tubone ya makamba yayo, ikadukunda. None nasomye uburyo ibizima bibaho mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli.
ndatangara. Bibiliya iravuga ngo ibizima bine ngo bifite amababa, amwe bayatwikiriza mu maso, andi bikayatwikiriza ibirenge, andi mababa bikayagurukisha. Iyo biri imbere y'Imana ntibiyireba, ntabwo bireba Imana, babitwikirije amababa yayo, bivuze ngo ntabaritwe. Ibirenge ari ubutumwa nabwo burindwe n'amababa aguruka. Noneho ntekereza kuri iki kintu, ibizima biri imbere y'Imana ntibiremererwa kuyireba. N'abakerubi bari imbere y'Imana, Imana ibereka umucyo wayo gusa, kandi witangaza utandukanye n'uwo babonye ejo. Noneho ariko umunsi itorero rizazamuka, Imana izatwiyereka, nibwo izagaragara. Urumva urukundo Imana ikunda abantu. Pawulo yabwiye Abaroma, yarabwiye ngo n'ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko guhishurirwa kw'abanesheje. Kuko Imana niyo yereka abakerubi n'ibizima, ntabwo bazakumbura guhishurwa ku itorero. Ariko niyihisha bazakumbura uwo munsi izahishurwa, ari nawo munsi iziyerekanira mu itorero. Kandi Yohana yarabivuze, yaravuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo ariko uko tuzamera tikurahishurwa. Aravuga ngo ariko icyo tuzi nuko niyerekana tuzahindurwa tugasa nawe. Reba Imana idukunda ikatubikira uburanga butari uruhu rw'umubiri ubora. Wumva urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu Imana ibika imbabazi. Reka mbwira abantu bakurikiye iri jambo ry'Imana, reka nkubwire ngo Imana ifite imbabazi ziruta ibyaha abantu bakoze. Nibyo wakoze none ubigambiriye. Ibi ngibi abantu bajyaho bakababeshya ngo iyo umuntu asambanya amasezerano arashira. Ntago mbatumye gusambana, ko n'uwagiye yagiye ntaravugira ijambo. Icyo nshaka kuvuga ni iki, ngo amasezerano ngo urongera ugatangirira hasi. Ubu ukuntu umuririmbyi yavuze, yaravuze ngo yajyanye kure ibicumuro n'ibyaha byacu, ngo nk'uko iburengerazuba n'ibuvazuba hitaruye kure cyane, niko yajyanye n'ibicumuro byacu kure yacu turamuhimbaza. Iyo ikubabariye yibagirwa ibyo wayicumuyeho, ibita kure. Noneho ikintu gitangaje, imbabazi z'Imana, niko umuririmbyi yavuze, Imana izikwambika nk'ikamba. Imana anyambike imbabazi zayo nk'ikamba, akamazi ibyiza bidashira. Tekereza urwo rukundo, utekereza izo mbabazi, beraba Imana. Imana ikundira muri Kristo Yesu. Iyo Imana ishimwe. Izayi, abantu babaze bigeze babaga inyama bakoze mu mabagiro, inyama zishaje, cyangwa inka wabaze ejo inyama zikarara, kugira ngo zibe nshyashya uzogesha amaraso mashya. Buriya se? Yes, uzogesha amaraso mashya. Umuntu uzirebye akagira ngo zibazwe uwo mwanya. Na Kristo yarebye igihe tumaze turi inyama, atwogesha amaraso ye. Amaraso ya Kristo ntavura, atwogesha amaraso. Turebye akabona turi mushya none, ejo amaraso atwoza akaba hari akabona turi bashya, ejo amaraso hari akabona turi bashya. Atwogesha amaraso ya Kristo none ejo, none ejo, none ejo, kugera ku munsi wo kuvuga ko impanda. Urumva ubuntu buri mu rukundo rwa Kristo. Imana ishimwe. Nta kindi kintu twabona kirenze kuvuga ngo Imana ishimwe. Hari n'umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nta rindi turo mfite ryo kugushima Mana, nguhaye umutima wanjye. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Uyu munsi rero umukozi w'Imana, urakoze kubanza kudusogongeza ku rukundo rw'Imana. Ibi biba bisobanura ko Imana ariyo yateguye iyo ivuze ibyo ishaka ko abantu bumva cyane. Amen. Amen. Uyu munsi tugiye kuganira by'umwihariko urebye ibihe uko ubibona,
ariko uzi ko nta nubwo wabanje kwibwira abantu bari kutureba basi batubone muri iyo mode ijambo ry'Uwiteka. amen. Ubundi hari igihe umuntu atavuga atanavuga ukamenya uwo ari we. Reka tuvuge ngo ni mwene so muri Kristo Yesu. Amen. Amazina yo mu gihugu cy'umubiri reka mbyite gutyo nta n'iseti niyo mugabo, ariko bakiranutse bafite irindi zina 2:17 iryahishuwe ngo unesha nzamuha kurya kuri manu yahishwe, ariko ndabikumbuye ngo muhe n'izina rishya. Yo muhibuye ryera ryanditsweho izina rishya ngo ritazwi n'umuntu wese keretse umuntu urihabwa. Kandi mbibutse ko izina umuntu arikura mu imirimo wakoreye mu izina izaguhesha izina. Na hano uburya witirirwa icyo ukora. Exactly. Ntabwo waba uri muganga ngo bakwite umunyonzi. Suko se. Yo ubu uzitwa nde koko? Cyakora mugani ibi bintu umuntu yagombye kubitekereza. Ubu uzitwa nde? Uzi ko numvishe rya zina umunyarwanda yita umwana akavuga ngo nzaba mwita. Akabaho ntaryo agira, ariko kandi bamwita ngo nzamwita kuze. Kandi bibaho. Nyine iryo tukaba ari ryo twandika, ariko burya ntaryo abamuhaye. Abavuze ngo nzamwita izina rye sindarimenye. Nawe udukurikiye wibaze uzitwa nde koko, kandi bitekerezaho kabiri uzitwa nde. Nukuri hari umuntu wambwiye ngo umuntu wese uba ku isi agira amazina 3 wese uba ku isi. Wenda abantu badukurikiye bazankosore, wenda wasanga atari byo cyangwa nawe urabyumva umbwire ko kuko bihura. Umuntu wese uba ku isi agira amazina 3 wese. Irya mbere ni izina uhamagarwa. Bongewe bampamagara Izayi, we baguhamagara wenda Alphonse cyangwa Aniseti n'irindi. Hanyuma izina rya kabiri aravuga ngo ni izina ry'icyo ukora, ngo niyo utagifite uba ufite iryitwa kuri umushomeri. Uri umuganga, uri umunyonzi, uri umuhinzi, uri umworozi. Ego iryo ni izina rya kabiri. Umuntu n'udafite iryo aba afite iryuko yitwa umushomeri, naryo ni izina bwo. None aravuga ngo izina rya gatatu umuntu agira ku isi ni ukuba uri umukristo cyangwa se uri umupagani. Iyo utari kimwe uba uri ikindi. Ni ukuvuga ngo ni nkako ushobora kuvuga ngo sindi umugabo sindi n'umugore, ntibibaho. Iyo utari igitsina gabo uba uri igitsina gore. Noneho no kuba umukristo ni kimwe, cyangwa se kuba umupagani byange bikunde uba ufite rimwe muri ayo. Noneho arangije arabitandukanya aravuga ngo iryo zina rya gatatu rimenywa n'urihawe n'uritanze. Kubera ko abantu bashobora ngo kukureba inyuma bakareba uburyo ushobora kuba wenda ufite discipline, uburyo ushobora kubusuhuzanya mu buryo bw'ikinyabupfura, bakavuga atari ku uyu muntu ni umukristo. Ariko mu by'ukuri wowe n'umutima n'Imana iritanga ibizi kutariwe. Cyakora uri umunyangeso nziza, nawe uzi kutariwe cyane. Noneho n'abantu bashobora kuba bakureba bakareba wenda uri umuntu ukunda gusabana, hari n'umuntu ukizwa yaramaze igihe hamwe ibiyobyabwenge. Kandi hari aho bavuga ko iyo umuntu aretse ibiyobyabwenge kuva ku munsi abiretse kugera ku myaka hafi 20 aba gisa n'ukoreshwa nabyo. Urumva ni urugendo. Simbizi neza ariko narabyumvise babivuga. Noneho aravuga ngo ashobora kuza ni umukristo, ariko kubera ko yibagiwe akaguha chance, akaza kuvuga ati mwana wareba ukuntu asabana, wowe gatekereza ko rya zina ry'ubukristo atarifite. Ariko kandi ari we n'uwari muhaye babiziranye. Yego. Uzitwa nde? Izina ryawe ni irihe? Mukozi w'Imana, maze igihe ndeba ibintu biri hano ku isi, ngira ngo warebye covid yaraje dushyira mu nzu. Hari umuntu wavuze ngo iyo ubonye igicucu cy'ikintu nyiracyo ntabwo aba ari kure, aba ari hafi. Ubundi igicucu kiba kivuga ngo nyiracyo araho, cyangwa icyo giturutseho kiri hafi aho cyane rwose. Noneho iyo urebye ubona covid yaraje nubwo iri kugabanya imbaraga, ariko mu by'ukuri nta wakirengagiza ko yari ifite ubukana buteye ubwoba. Hanyuma hari umuntu twaganiriye ngira ngo ajya akunda no kunkurikira hano, sinibuka ari muri hanze y'umugabane wa Afurika. Yarambwiye ngo aho aba
nyuma yuko ibi bya covid bigabanyije umuvuduko cyangwa se imbaraga abantu banze insengero reka ubona rwose ibintu by'insengero abantu batari kubyo ariko ninaha biragaragara noneho ukareba ejo bundi nabonye amakuru kuri televiziyo ndikira madame ati mada rwose bayi nagukundaga ngira ngo n'abantu hano barabirebye afata umwanzuro wo kwiyahura iyo urebye uburyo abagabo n'abagore ku bantu bashatse uri kujya kumva umuntu ngo yishundi ejo ngo umugabo yisha umugore hariya bo wanareba n'ubuzima noneho na uyu munsi nibwo nagiye kugura isukari abantu b'abasore ntituba dukunda guhaha ariko navuze ntireka ngiye kunywa agacyayi imbere yuko mva mu rugo sanga ikiro cy'isukari kigeze hejuru y'ibihumbi 2,000 kiri hejuru y'ibihumbi 2,000 kandi hari abantu bashobora kuba bakorera ayo mafaranga ku munsi cyane hanyuma 2,000 ni abantu hafi ya bose binjiza 2,000 kuzamuka 2,000 ku munsi ikiro cy'isukari bwacyo kikaba kiri hejuru umushahara umuntu akorera ku munsi bo fata iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya mu by'ukuri nuko tutariyo ariko bari abagabo ntabwo barasisasu nk'iri twumva gaturika bingana gatoya ntabwo ari ibishyimbo za mashaza baterana ntabwo ari imvungure ku mashusho tubona bagitera ku nzu igashwanyuza byose hanyuma intambara ndibaza imaze amezi 2 iyo urebye iriya ntambara igenda yafekta navuga ngo isi muri rusange kuko cyane cyane nk'ingano nibaza ko Uburusiya bushobora kuba ari kimwe mu bihugu ku isi bikize ku ngano ari ingano ari peterole ari ibisheke nabyo yes barabihinga cyane urumva isukari nabyo Ukraine ari Ukraine yego nayo niko imeze ariko kandi havayo na gaze nyinshi gaze 7% igemurwa ku isi ituruka muri Russia ndetse ushobora gusanga aho ubwiri hejuru yayo iyo mibare ariko urumva iyo igihugu gifite 7% ku isi hose urumva uko imeze noneho Uburayi na juste Russia na Ukraine bafite amaproduit baproduce ayo 70%. Uburayi yes noneho iyo hari ahantu hari ikibazo Aziya n'ibindi birifata kuko ibyasohokaga hariya ntibiri byongere kujya ku isoko biratuma n'abafite bene byo barabisubirana kugira ngo babe bari kureserva babike bazigame noneho bitume n'ahandi bitahagera ariko icyo si cyo gitangaje ubukungu bita bugira ikibazo cyane kuko ifaranga ry'Uburusiya baritesheje agaciro niba muri kubibona ku isoko amadolari kuzamuka amayero yarazamutse sibyo iyo bizamutse gutyo twebwe muri Afrika tugira ingaruka ku bihe hari ibintu byinshi twishyura mu madolari icyo gihe wowe amadolari ajya hejuru ariko umushahara wawe utazamutse ari wa wundi ugatangira kongera ku byo wishyura usohora utongereye ku byo winjije none no guhaha byahise biba bigorana kuri iyo ntuze bigorana ariko kubizera ntabwo ari ubwa mbere bibaye nicyo nashakaga ko tugeraho ukurikije uko ibihe ugenda ubona bihindagurika mu by'ukuri hari umuririmbyi waririmbye ngo murinzi we ijoro rigeze uyu muririmbyi naje gukurikira amateka ye nkunda gukurikira amateka y'uwaririmbye abaza ngo murinzi yarabajije ngo yarabanje aravuga uti murwanyiwe cyo mbwira nawe murinzi we ngo ndacyabaza n'ibyaremwe byose binsubiza bitya biti ibisubiza abantu bagiye babimenya ariko ngo ese iryo joro ariko ngo yasubizwe ngo rizacya hanyuma nicyo nari ngendereye rizacya hanyuma noneho icyo dushaka reka mbabwire ibi umunyarwanda ari umunyarwandakazi wabiririmbye ni n'umugani baravuze ngo iteza amapfa itera naho bahahira amen
kandi nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo basore b'imigenda. Umugenda mu kinyarwanda cyuzuye n'urubyiruko. Ni ba bantu bakiri gentle bagifite imbaraga. Sibyo ngo bazagenda baruhi. Ngo ariko abategereza Uwiteka. Abategereza Uwiteka bazasubizwa mu imbaraga. Bakinagire nk'inyana zo mu ruhongore. Inyana yo mu ruhongore irasimbuka ititaye ku biri ifite. Ititaye ku mapfa ari mu rugo, ititaye ngo nyina yahutse cyangwa iratashye. Abantu bategereza Imana. Noneho nasomye n'irindi rirambwira ngo hahirwa ishyanga rifite Imana ya Yakobo nk'umutabazi. Umuntu wese, reka nkubwire inshuti y'Imana, umuntu wese ubundi nta bihe byorohera umukiranutsi, umukristo, nta n'ibihe bimugora. Ahubwo ikimugora ni uburyo abanye n'Imana muri ibyo bihe. Kuko ibi bihe ntago birimo amapfa nk'ay'Abisiraheli babonye muri Babuloni. Babuloni Abisiraheli bacukuraga amariba y'ingamiya zo zikanywa amazi ariko bo batemerewe kuyanywaho. No muri Egiputa byarabaye. Bashoraga ingamiya z'abandi n'imikumbi y'abandi ariko bo ntibemererwe kunywa kuri ayo mazi. Igihe kimwe na kimwe ntibayanywaga. Kandi babaga bari mu buretwa bakubitwa. Noneho iyi nzara muri kubona yizamuka ry'ibiciro ku isoko biri kuzamuka ariko tukabigura. Ariko mu gihe cy'inzara y'Isamariya abagore bariye abana babo. Basomye Bibiliya barabizi. Umuntu w'Imana arahagarara Elisa aravuga ngo ejo nk'iki gihe. Umugabo umwe arahindukira abwira Elisa ngo niyi Imana yakingura idirishya ry'ijuru. Nkurikije uko mbibona, nkurikije uko mbireba ngo niyo yakingura idirishya ry'ijuru ntibizaba. Kuko asuzuguye Imana n'ibiri mu ijuru, kandi Imana igiye guhaza isi ntabwo ikoresha ibiri mu ijuru. Reka da, ubisi ifite stock Imana yakingura igahaza abari mu isi. Cyane kuko Imana yaravuga, niko ijambo ry'Imana riravuga ngo wimana amazi amapfa akica abantu, wanayatanga akubika isi. Ni Imana yihagije. None se uretse n'Imana ikibazo kiri mu isi abantu bagikemura kigakemuka. Ariko kuko nasomye ijambo ryarambwiye ngo umugisha wa Esawu wagombaga kuva mu bugome bwe. Saka yaramubwiye ngo nukoresha inkota yawe ukagoma nibwo uzabona umugisha. Hari n'abantu rero bungukira mu ntambara zabaye ku bandi, kuko batandatu bonyine bari mu isi bafite iby'isi yarya imyaka 600. Nta muntu uringanije urubyaro, buri muntu akabyara ku rugero rw'abana bari mu nda. Gute se ari 6 gusa ubutunzi bafite. Rose barakubwira ngo umuntu mu isegonda arinjiza miliyari y'amanyarwanda cyangwa miliyoni 100 ngahe z'idolari ari mu isegonda. None se urumva ibyo ni urugero rw'ubutunzi bwinshi cyane burunze ku bantu. Kandi icyo twita twebwe ubukene ni igihe tubuze ibyo abandi bafite. Nicyo twita ubukene. Noneho icyo twita ubukire ni igihe dufite ibyo turusha abandi. Nicyo twita ubukire. Ariko kandi yes, ubukene ni iki? Ni igihe tubuze ibyo abandi bafite. Nicyo twita ubukene. Kuko ntaho bimundi biba byagiye. Ntaho biba byagiye. Biba bikiri bya bindi ariko bamwe bakabibura. Kuko aho petroli yavaga, twibutsa abantu ko petroli ntabwo ari iriya bacana mu gatadowa kari kapagani, bakongomane bakita kapagani cyangwa itara ry'ikirahure. Petroli niyo ibyara benzene, mazutu, izi gazoli zose ziva muri petroli. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni ibikomoka kuri petroli. Iyo tuvuga petroli nibyo byose tuba tuvuze. Ntaho yagiye iracyahari. Nubwo twayibuze irahari. Ko mu Burundi hari ibinyabiziga bakuye mu muhanda kubera ko itari kuboneka. Muri Kenya kugira ngo babone essence yo mu modokari, umuntu ashobora kuyitegereza icyumweru ari kuri station. Urumva ukuntu bimeze. Mu gihe mu Budage bo bavuye mu biza by'imvura yabasenyeraga. Canada izuba ryari riri gutwika ama plastique. Wumve uburyo isi iri kugenda ihura n'ibibazo
kandi nyamara urusobe rwa bimwe na bimwe turi kubura biri ku bandi. Igihe twebwe tuvuga ngo nta mafaranga ari gusirikira, sibyo? Bamwe ntibakiri kubitsa amafaranga. Amafaranga bari kuyavunja mu mabuye y'agaciro, bakabitsa bapimye ku biro. Niba babitsa bapimye ku biro, amafaranga abantu barayafite. Deja twebwe iyo tuvuga amafaranga haba hari kumva bavuga ururimi rusa n'urwo tuvuga ko amadolari si amafaranga. Ni amagi. Ni amadolari nyine. N'amayero ntabwo ari amafaranga, ni amayero. Sibyo? Rero iyo tuvuga twisanisha n'ururimi rwacu. Ibyo twabuze biri mu biganza by'abandi, kandi ababitwimye bafite aho babibitse n'abo bari kubibikira. Icyo tugomba kubura tukavuga ko kibuze, nicyo Uwiteka yafunze. Ubwo atari Imana yabifunze, birahari kandi tuzabibona. Ubwo atari Imana ivuze ngo ibi ndabikoze. Kandi munabone Izayi, tunaganire n'abantu, kuko abahanga bisikoroshikoma, umuntu yigira ku byo areba n'ibyo yumva. Niko bisikoroshi imeze. Turebere kuri iki gihe, duhite tubona ku isi koko ari akadomo. Tunabone ku isi nta kiricyo. Ibihugu bibiri kurwana gusa isi kazengera. Ari bine ubwo byagenda gute? Ari ibihugu bine byagenda gute? Mu migabane 6, si 6 harya? Ubwo sari umugabane wose ufite intambara. Byaba bimeze bite? Tubifate tumenye ko Imana ariyo y'inyembaraga. Ngewe hari n'ibintu ntemera. Ngo rasha ngo ifite ngo ibisasu ngo yaturitsa ngo ikubika isi. Hari isi bari barimbura se ngo bamenye ko iyo barashe yarimbutse. Ibi ni ibintu bishyira, none se barasa nagasaki. Kandi baba babipimye bakabona byakunda. Bapimiye muri mashine zabo. Ntago bapimiye ku isi yaremwe n'Imana kuko ntibaza urufatiro rw'isi. Mashine zabo ubushobozi bwazo bupima ubushobozi bw'imitekerereze yabo. Ariko ibisasu byabo ntibirasa ubushobozi bw'urufatiro rw'imbaraga z'Imana. None ushatse kuvuga ko batabikora. Ntago babishobora. Gwiki none se ubundi tubaho bashaka ko turiho. Ntago bishoboka. None se kanguru urugero rutari kure. Ko covid ije. Twese tukajya mu nzu. Ko byo byashobotse. Waryaga icyo ufungiranye? Naryaga ibiryo. Wahingiye? Ninde muri mwe wamenye ko covid igiye kuza ukagira stock y'ibyo uzarya muri covid? None se akabazo k'amatsiko. Iyo covid imara amezi 5. Turi muri angahe? 5 turi muri lockdown. None se twamaze angahe? Twamaze 3. Ariko Izayi, none se amezi 3 mwihanganire wenda izuba ritangiye kuturasaho. Ntiriba disturbing. Amezi 3, iminsi 90. Umwero w'imyaka mu butaka utinda. Werera amezi angahe? Saa 3 se burara cyangwa na 6? 3 kugera kuri 6. Hari byerera iminsi byonyine inkoko yakoro yirose ubwo ibinganike. Uzi iyo sake uburyo ibingana? Uzi nka yavutse ukuntu ibingana? Amezi 3 uri kurya utakoze. Watungwaga nande? Natungwaga n'ibiryo nyine, ariko dufite impungenge z'uko bishobora gushira. Nyine none se kuki bitashize? Kubera ko covid yahise igabanuka. Reka da. Izayi ni igitangaza. Reka nkubwire rero. Mu bushobozi bw'Imana, Theo bose babireba Imana imuha umugisha. Amen. Yararirimbye aravuga, niko n'ijambo ry'Imana rivuga, nuko yariririmbye. Yaravuze ngo Imana niyo murinzi. Aravuga ngo niyo Imana y'ubwayo hatabayeho yo abarinzi. N'abarinzi barorera umudugudu wawurinda, uzikurinda Mana we. None niba
muri mwe niko Imana yabajije Yobu. Ambaza uyu muhanga uduteze amatwi. Yego. Noneho ninde mu bariho Yego. wigeze ugira uruhare mu gucya kw'ijoro? Nta n'uwigeze abigira. Ahubwo igitangaje n'uwo twakita umuhanga iyo ijoro rigeze nawe araryama, kandi uko biri mpamya ko atabaza ahari. Ubu ukuntu bigize janti yaririmbye yaravuze ngo hari abashakira ibisubizo mu bakomeye b'isi, ariko nabo bifashe ku matama. Imiryango mpuzamahanga yabuze ibisubizo. Oh, Yesu niwe ubaruta. Amen. Niba Imana igeza Abisiraheli ku nyanja itukura ikababonera inzira nta mufundo ukoze, nta muyede, nta enjeniyeri ukoze iyi dove, Imana ikahabona inzira, yabajije Yobu ngo ntararema isi wabagaye. Yobu arahashakisha arahabura. Ikabageza ku nyanja bakambuka bakabona umuhanda. Noneho igitangaje yaremye inzira umunsi umwe iyikuraho umunsi umwe. Imana twizera. None umwana avuka ava mu nda ya nyina. Yego. Umwana uzabyara ari umukobwa ntasohokanamo matirisi ya nyina ngo abone iyo azakoresha. Avukaniye, ntavana y'ukuguru kwa nyina cyangwa ukuboko kwa nyina, avana y'ukwe. Ninde wamenya uko amagufwa y'umwana akurira mu nda ya nyina? Ibi ngibi Philadelphia muri Amerika hari ivuriro ritunganya abana, bafata spams bakazishyira muri mashini. Ariko ni intanga. Kuki baba bataremye izabo? Ushatse kuvuga ko buriya isi idafite ubushobozi bwo kurimbura, bwo kuyirimbura? Ifite ubushobozi bwo kuzana umuntu mu isi no kuhamukura. Kurimbura umuntu, kurimbura umwuka w'umuntu uhera iyo Imana igukuyeho amaboko. Ninde wabiririmbye? Ni Negji? Ninde? Nyagasani yagutanze ni Jay Polly. Mukozi w'Imana, reka nkubaze ko bo ubwabo bahamya ko bakoze izi misile za kirimbuzi, bazita kirimbuzi, noneho bakoze zirimbura urugero rungana n'ibitekerezo byabo, ntizirimbura ibingana n'umushinga w'Imana. Muratubabarira ikibazo cy'ikirere, izuba ryari ribaye ryinshi cyane kabisa, turimutse. Hanyuma ngira ngo nk'uko mwabyumvaga, njye natangiye kugira ihumure ryinshi. None se ariko duse n'abasubira inyuma gato. Bariya bagabo bari kuvuga ko ubwabo bakoze noneho misile yitwa Satani kabiri. Ariko Satani kabiri naho Satani rimwe yo yakozwe nande. Ubundi hari ikintu tugomba kumenya, sibyo? Isi ifite abayiyobora. Ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntidukirana n'abambaye inyama n'amaraso. Yego. Dukirana n'imyuka mibi. Icyo ni icyambere. Noneho n'abategeka igisi y'umwijima. Igisi y'umwijima niyo ibyara ibi bikorwa byose biri gutera abantu ubwoba. Ariko noneho twebwe turi gutinyira muri iyo si, dufite umuyobora wacu, dufite udutegeka, umugenga w'ibihe utandukanye nabo. Kuvuga ngo bariya bagabo ngo bavuze bamaze, nakubwiye ngo bo bakora kandi bakora igisasu kirimbura ahangana n'ibitekerezo byabo, ariko ntibakora igisasu kirimbura ahangana n'ubushobozi bwubatswe n'amaboko y'Uwiteka. Ntibishoboka. Salomo yavuze ngo iki? 21 mu gitabo cy'Imigani 30 yaravuze ngo nta bwenge cyangwa inama cyangwa ubuhanga byabasha kurwanya Uwiteka. Abantu bahumure. Ntabwo ari bose. Ugira ihumure n'ufite Kristo, kuko niwe mahoro. Yaravuze ngo mbahaye amahoro atari nk'ay'ab'isi batanga. Dayera abangaba ntibanatanga amahoro, barinda umuntu akagira umutekano, ariko amahoro aturuka mu gakiza. Amahoro atangwa na Kristo. Naho kuvuga ngo barimbura isi, ni yihe bagerageje kurimbura si karimbuka?
reka mbwire abantu bakunda gukurikirana ibintu bya politike nubwo wenda nge ntabikunda. Nagasaki cyangwa Hiroshima muri Japan baterayo igisasu, hari abantu ibihumbi bingahe, hangiritse ibihumbi bingahe, ko bagize ikibazo batangana n'abarokotse, abarokotse ko ari bo benshi. Uwari ugiteye wese ntiyakitaga kirimbuzi, nawe yagiteye akita kirimbuzi, ko kitabamaze. Ubundi umuntu uzi isi ifashwe n'iki niwe ushobora kuyisenya bigakunda. Ibisasu abantu bize biochimie n'abafizisiye n'abize astronomy, ko astronomy ifitemo chimie ifitemo na physique. Hari utuntu abantu benshi bita atome, munsi yatwo hari utundi tuntu dutoya twita nwayo, duto cyane. Uzarebe izuba ahantu, iyo mu nzu iri mu mwenge hari ahantu hatobotse, iramurika ukajya ubona utuntu tutambuka muri wa mucyo. Burya amaso ntakunda kubibona, abantu benshi babibonesha ibyuma za mikroscope n'ibindi, sibyo? Ko na atome burya ntikagaragara n'akantu gato cyane, ariko munsi yako harimo akandi kantu. Iyo igisasu giturika, umuriro, ziriya gaze ntabwo ari oxygene. Abantu babigize muri shimi barabizi. Iyo gituritse kijya gutwika oxygene, kandi oxygene nyine irashya, ni turiya tuntuzi, iraturika, sibyo? Ikadutwika, igakwira. Abize physique barabizi ibyo mvuga, n'abize astronomy, ko nirijwi ryacu kugira ngo rivuge, abantu muzi ko ni wireless gusa, cyangwa twagize gutya, murabona mfite mikoro, ariko twacometse receiver kuri kamera, ariko ntituri kubona aho ijwi riri gutaruka, rinyura muri utwo tunuwayo, bigahura izo nzira zirimo, sibyo? Noneho iyo tuvuga ngo turaturitsa, umuriro ukubita bikoresheje bize histoire cyangwa uko isi yabayeho, nubwo nge ntabyemera ko, ariko ngo nuko izuba ryawe yavuga ko ngo iyo boom ngo uko guturika, ngo ikibuye cyagonganye n'ibindi bikagira bite, sibyo? N'uyu munsi aba bari kutubwira ko baremye ibisasu, bari batubwiye ko ibuye rizaza rigakubita. Bagenzi banjye biga astronomy, mumfashe nanjye niyo niga, sibyo? Nyiga online, mumfashe. Muri 37 astronomy nta kintu turi kubona. Abahanga mudukurikiye mu nyomozi, mu bihumbi 2037 ibyuma biri kutwereka ko nta kintu kizaba gituye mu isi. Kugeza ubwoba Isayi, ngo iki niko astronomy iri kutubwira, niko iri kuvuga. Kandi dufite vision ya 2050. Twebwe nk'abantu turabona ibyo twaremye bizatwika utwo tuntu, kuko twaradupimye turatuzi, ariko urufatiro n'inkomoko ntabwo tuzi aho bituruka. Ibi tuvuga ngo kugira ngo ukwezi kubeho, ngo izuba ngo ryagonganye n'isi, ngo nuwayo, ngo zirahura, ngo zirirema, ngo biva mu kwezi, niko siyansi tubwira. Ariko ntabwo ari ko twe twemera nk'abantu bizera Imana. Imana niyo yabiremye. Niko Paulo yabwiye abantu ba Areopago babagira iki, nibo bahanga ba mbere batangiye kuduha n'iyi siyansi ni yabo. Nabagira iki? Babikuye ku bwenge bw'abakarudaya, abakarudaya ba Egypt, iby'amateka atatubwira. Afrika yaranyazwe, ubwenge burajyanwa, bwari ubw'abanyegiputa. Egiputa irasenywa uyu munsi. Egiputa nge navuga ko itabaho, kuko nta Egiputa ihari uyu munsi, n'Abarabu bari muri Egiputa baturuka za Iran na za Iraq. Sintinda aho ngaho. Ibyo rero mwirirwa mufata ibi ngo urarimbura isi, urayirimbuza iki? Ituye he? Nuyirimbura izagwahe? Isi uri kurimbura uzayirimbura igwehe? Isayi, nta kiriho kivaho kidafite aho kijyanwe, na puberi tuyimenaho imeneka. Isi wowe uzayirimbura uyitereka he?
ibi myirirwa mutubwira mwahabuye abantu badafite ibyiringiro muri Kristo. Imana yonyine niyiza aho yashyira isi kuko nihiza aho yayikuye. Iza aho yayikuye izi naho yayishyira. Uwo uzayirimbura uyishyire. Niyo usenya inzu urebaho ibyo wasenye ujya kubirunda. None Potine yaraharemye. Yaremye ahazarunda umwanda azaba akuye mu isi. Ese wazayirimbura ahagaze? Hanyuma icyo nibaza tuvuge ko isi idashobora kuba ifite ubushobozi bwo gukuraho ibiriho byose byo mu isi. Yego. Isi idafite ubushobozi bwo kuba imbaraga zo gukuraho ibintu byose biri ku isi, keretse nibigera ku iherezo ry'Imana, Imana ikabakoresha, ariko siniyumvisha ko Imana izakorwa ibikorwa byejejwe iri gukoresha ibiganza byanduye. Biriya ni ukwikira igitabo agaseka. Biriya ni ukwikira igitabo akisetsa. Ntabwo bibaye ari ukurimbuka ku isi, bizakorwa n'amaboko y'Uwiteka, kuko abo bari gushaka kurimbura abandi nabo bazarimbukira rimwe nabo. Wese Imana ntishobora kubanyuranya ubwenge, wenda ari byishaka ari wo mugambi wo kugira ngo irimbure isi se. Yego. Hanyuma si itorero rya Kristo ryaragiye? Ninde wakubwiye ko isi izarimbuka itorero rigihari? Njyewe narabibabwiye, niba wikanga kutaririmo umunsi ubona ni seti mu isi, ujye umenya ko itorero rigihari, ko njyewe ndi mu itorero rya Kristo. Niba hari umuntu ufite urujijo yibaza ngo nzabwirwa n'iki ku itorero rihari, ubwo ngihari rirahari, kuko nzabana na Kristo. Ntabwo njya guhamiriza abandi, kuko njyewe ndizera. Njyewe nzabana na Kristo kandi nzazamukana n'itorero rya Kristo. Abantu nibakubura bazamenye ko kabaye. Nimumbura nta mutareba serikeyi mutabona irimbi, muzamenye ko itorero ryatashye. Kuko wenda nshobora gupfa kwanjye ntabwo ari ugutaha ku itorero. Oya. Ariko impanda y'umwami nivuga, bera b'Imana, tuzataha. Wenda mfite guhamya kungana gutya n'abandi dufatikanyije kwizera, ariko mpamije nkanjye kuko mbivuze nka niseti. Itorero rya Kristo rirahari, isi ntizarimbuka rikiyirimo. Ntabwo bikunda. Byonyine dufite n'ibimenyetso. Eschatology nubwo itavugwaho rumwe, kuko amadini agenda yidiriwa akayizana mu buryo runaka, ariko reka mbabwire ngo hari intambara ya Armageddon izabera ku gasozi ka Magido, ni hakuno ya Sidori, abazi Isiraheli barahazi. Hakuno wubuye amaso ureba mu bibaya bya Yezereli. Iyi ntambara izaba ni Antikristo. None se nubwo navuga ngo abica abandi nabo ni Antikristo, ariko ndagira ngo nkubwire iki si cyo gihe kandi amaboko y'umuntu ntazigera afasha Imana mu gukora ibitunganye by'Imana, ayo maboko adatunganye. Hanyuma mukozi w'Imana, ibi bihe byo aba isi iri kunyuramo tubyita iki? Ibi bihe ni ibimenyetso. Ni ibimenyetso by'ishira ry'igihe. Hari abantu bajya bavuga ngo bari mu nyongezo. Njyewe ntabwo nemera ko Imana yatwongeje, kuko umujura ntiyakwiba ngo namara kukwiba umwongeze kandi yibye. Uzi Imana yatwongeza ari ibiki bizima biri gukorerwa mu isi. Byonyine uwasomye nimusoma neza, muzasome ijambo ry'Imana riravuga ngo ya misi itajya kugabanwaho, ngo ntihajyaga kurokoka n'umwe. None mwebwe muri kongeza kandi Imana yaranagabanyije. Iri kubongeza se kuko mwasubiye ku myaka 900, uburame bw'umuntu bwongeye bwazamutse. Iri kubongeza kuko mungana na Rameki, mwongeye kugira imyaka nk'iya Enoke, mwongejwe iki? Ntabwo ari inyongezi iyi minsi. Nta nyongezi ihari, ahubwo ni mukora irashize. Kristo yaravuze ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora. Naho kwirirwa uvuga ngo bakongeje gute se? Bakundwa nshuti z'umusaraba, kuvuga ngo twitware gute mwa bino bihe? Igihe gihari dukiranuke, kitanahari dukiranuke, kuko umukiranutsi yabayeho mbere y'igihe. Umukiranutsi yabayeho mbere y'igihe, kandi na nyuma y'igihe umukiranutsi azaba ahari. Na nyuma y'isi umukiranutsi azabaho, kuko Imana ibufitiye icyanya no mu ijuru rishya.
Imana ishimwe. Amen. Nta kuvuga ngo isi irarimbutse, yo wakoze gutegura iyi content. Nta muntu uzigera usenya ikima. Hanyuma mukozi w'Imana, uratubwiye uti ibi bihe biri gushira. Ibihe biri gushira, ibintu byose muri kubona ni amajeste, ni amayesinye agaragaza gushira ku isi. Kuko ijambo ry'Imana ni Kristo wabivuze. Rega mujye mwubaha ijambo ryavuye mu kanwa ka Kristo. Yaravuze ngo ibyo nibijya kuba hazabanza kubaho impuha z'intambara n'ibyorezo. Yego. Ngo kandi muzumva hirya bababwira ngo ndiyo, aravuga ngo ntimuzajyeyo. Aravuga ngo sibwo isi izaba irangiye, icyakora bizabanziriza kuza k'umwana w'Imana. Sibyo? Muri Nigeria ntiyari y'umugabo uri kugurisha imfunguzo z'ijuru. Wenda we ntabyuzi. Hari y'umugabo uri gucuruza imfunguzo z'ijuru. Bakazigura se? Kuzigura gusa. Kuzigura ahubwo sinzi bazasimbuka bate ngo bagere ku ijuru bafungure. Sinzi niba bazi naho riba ngo bazajyeyo, kuko kugira urufunguzo utazi inzu rufungura nabyo ni ibindi bibazo. Mu Rwanda ntidufite abantu bubatse inkuta abantu bajya gutaha ibyifuzo. Icyo Kristo atavuze ni iki? Nitwirirwa tubwira abantu ngo nibafate kuri radiyo. Nitwananiwe gukiza abamugaye tunyuraho, tukaba turi guhamagara ngo badusange mu rusengero. Ibyo byose ni ibimenyetso by'ishira ry'isi, bigaragaza ko igihe cyo kuza k'umwana w'intama w'Imana cyegereje. Kuruta igihe twizereye. Kandi noneho inzara yo yahozeho. Samariya bariye abana nabibabwiye. Yego. Intambara zarabaye. Palestina na Israel byararwanye. Pakistan n'Ubuhindu uyu munsi nabyo biri gushyamirana. Kandi noneho twebwe tuzi intambara z'ibisasu. Izi ni mu buryo bw'ibanga, z'umunwa ku munwa, n'ikoranabuhanga ntituri kuzibona. Ntimureba ko tubonye virusi yandura ku muntu, haraje hatera ijya muri mashine. Noneho ibintu byose dukora ku ikoranabuhanga bigiye kwatakwa, noneho turwana intambara tutazi iyo ariyo. Isi ifite ibikozongane byinshi. Ejo bundi hashize twari dufite ikibazo cya COVID-19. Uyu munsi Putin arakizimije. Niwe turi kureba Russia na Ukraine. Sibyo? Nubwo bafite impamvu barwana ibyo ntakinjiramo, ariko kandi buriya nabo bari mu ngaruka y'ibyo bateguriraga abanyafurika. Sorry kubivuga gutyo, kuko umuzungu aricara akagutegurira uko ugomba gupfa, atarateguye uko ugomba kubaho. Ni naho mwagiriye ubwoba bagutangariza urupfu bataragutangarije ubuzima. Cyo ni ikirere cya Satani. Unyura ku muntu akerekwa akavuta imbonye munsi y'urugo hari umurozi ukurwanirira. Warebye mu ruhande rw'Imana se kuri bubone na marayika umpagaze imbere undinda. Kuki ureba umurozi undwanya gusa? Erekwa no mu ruhande rw'Imana urabona na marayika uhari. Niba abonye umurozi ukurwanya, ntarebye ko hari na marayika uhari. Kuki udatekereza ko ubonye uwo murozi? Niba ubonye uwo murozi, gerageza urebe. Kuki ataranyica? Bivuze ko hari umubuza gusohoza imigambi ye. Oya, niba abonye uwo murozi, nagerageza arebe ko nta marayika uhari. Ariko murakoze. Niba babwira ngo gupfa, nibagerageze bamenye ko batigeze bari mu buzima. Erega n'urwo rupfu bashumurira abandi nabo ni abakandida barwo. Kuki atapfa mbere yuko yica abandi se? Ariko se mukozi w'Imana, ikibazo nibaza cy'amatsiko. Hanyuma nk'umukozi w'Imana, abantu bari muri Ukraine, twebwe tutariyo mu by'ukuri turi kubivuga nk'abadahari, ariko abantu bari kuri tere ntabwo byoroshye. Hariyo igice cy'abakristo bakiriye Kristo, bafite ubugingo buhoraho. Abo ntago bababaje. Yego. Kubaho ni Kristo no gupfa ni nyungu, ku mukristo wese ukuri.
hababaje uri gupfa atarakiriye Kristo. Hanyuma mwabyumvise abantu bari hariya ibintu biri kukozongana kuriya birakomeye mu by'ukuri nubwo tudahari ako tuvugishije ukuri hari y'ubuzima bwahagaze. Mbo uru rurimi turi kuvuga rwumvwa n'abanyarwanda rukongera kumvwa n'abarundi n'abandi baturanyi bacu bagerageje kukiga iki uruvuge ngo babugufi. Nta muntu n'umwe ushobora kuvuga intambara muri ibi bihugu byacu ngo ayoberwe kugira ishusho yayo, abure kuyumva, abure kumva intambara. Sintekereza ko uwo byoroheye kumva mu mutwe ko byoroshye yaba atekereza neza, azi amateka y'u Rwanda akamenya abarundi barabizi, abakongomani se nibo batazi intambara nibiri kubera muri Kivu y'amajyepfo. Mbese twavuga abagande ni bande batazi intambara se bari kutwumva. Wowe wigira ubwo bugira ngo abo turi kuvuga ntiba intambara yose ni intambara. Umunyarwanda yaravuze ngo irasenya ntiyubaka. Hanyuma icyo nshaka kubaza abantu ntawamenya ejo nyine uko biri kose isi ntabwo iri kugana mu bihe byiza. Noneho umuntu ari umukristo mu bihe nk'ibi umuntu yagombye kwitwara ate? Abantu bari kutwumva hari abatwumva bari muri, ushobora gusanga hari abanyarwanda bakiri muri Ukraine kandi bafite amahirwe yo kumva, wenda bakoresha izi mbuga nkoranyambaga akatwumva. Ushobora gusanga hari abari mu Burusiya byo nta gushidikanya ko atari abantu bavumva ikinyarwanda. Mbo hari abafite abavandimwe babo muri ibyo bihugu. Mu by'ukuri umuntu uravuga mu buryo sinzi wenda niba uravuga mu buryo bw'abakristo, niba uravuga en general, ubundi bihe nk'ibi abantu bagombye kwitwara bati. Ubundi mu ntambara umuntu wese ushaka kubaha amahoro yirinda gutunga agatoki. Icyo ni icyambere. Ntabwo ndi buvuge ko mu politiko cyangwa autocratique ko intambara na demokarasi ntabwo bijya bihura. Burya ahantu hari intambara ntiyaba hakiri demokarasi, ariko autocratique biri kuhakorera. Hari ibyo birinda bo mu buryo bwabo mu ntambara, ubyirinda ukaba wihaye no kurama, ntutunga agatoki. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntiwivanga n'uruhande rukomeye kugira ngo urokoke. Uhagarara mu ruhande rwawe nk'ukuri. Kuko iyo wivanze mu ruhande rutsinda mu ntambara, hari igihe usanga ari rwo ruzaneshwa cyangwa ruri mu mafuta. Ushobora no kujya mu rw'intege nke ugasanga ni rwo rukindutse. Uhagarara ku kuri ukarwanira ukuri. Buri muntu wese uriho azapfa, ariko uzapfira iki? Uzicwa n'iki? Tuzi ko tuzapfa ariko ntituzi ikizatuma dupfa. Hari igihe uzapfa kuko wanze kuvuga ukuri, hari igihe uzapfa kuko wagiye kurwanira ikinyoma, hari n'igihe wapfa kukuvuza ukuri, hari n'igihe wapfa kukuvuza ukuri. Umuntu rero afite amahitamo yo kubaho agomba kuba mu gihe cy'amakuba. Kwihisha ushobora kubishobora cyangwa ntubishobore, ariko kandi wihisha intambara ariko ikurwaniramo ntabwo uyihisha. Mu gihe igihugu cyateye ikindi haba hari intambara ebyiri burya. Intambara irwanira muri wowe n'intambara irwanira mu gihugu urimo. Irwanira muri wowe ishobora kukoburisha kurwana intambara irenganya abandi, cyangwa kurwana intambara nziza itabara abandi. Umuntu asigara acunga irwanira muri we. Rero iyo ucunze intambara irwanira muri wowe wirinda kurenganya, ukirinda ko hari n'amaraso y'umuntu ameneka bitewe nawe. Ni ukuvuga ngo abakristo se bo bitware gute? Umukristo ahava akagera nuko twize nabi, twiga ko kugira amahoro ari ukubaho mu bihe bituje by'umutekano. Ariko umwana w'umukobwa waririmbye indirimbo y'125 yari mu ntambara, ababaye, arwana na se, nyina yarapfuye, aravuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Reka mbwire umukristo ngo umubiri igira iherezo ryawo, ariko kandi iyo igifite mission y'Imana mu isi, Imana iguhagararaho, iguhisha no ku karubanda, iguhishe rubanda, iguhisha habona, iguhishe n'abakubona. Imana irabishobora. Umukristo agirira Imana icyizere, kuko niba igisekera mwanzi gikambakamba hejuru y'urwobo ntikigwemo, kigaterurwa n'umurozi kikamusekera umurozi ntamuroge, yanakuroga uri umwana utazi umuti utaniha ngo ndwaye iki,
ukarira nk'umurwayi ariko utavuga icyo urwaye, bakagusuzuma bakabona indwara, Imana ikakurokora ibiganza by'ababi, ntabwo yananirwa kukurokora igisasu. Imana igira uruhisho, iyahishe Dawidi kwa Akishi umwami w'Abafilisitiya, ikamuhisha y'agacira inkonda akaba ikigoryi, ikamuhisha mu buzanga akabazezenge, yacira inkondo umwami akavuga uti munsorera ikigoryi hano, yasohotse avuga ngo guhungira ku Uwiteka bigira umumaro. Buriya niko yasavuga avuyeyo. None rero n'abandi guhungira ku Uwiteka bigira umumaro, niho hasigaye ubuhungiro honyine. Mbabwire ko umukristo atariho ngo ahunge ibisasu, nta nariho ngo abyitega, ariko ntiduhunga ibisasu, duhunga ibyaha bidutandukanya n'Imana. Niba wahunze ibyaha, aho wahungiye nubwo ari mu bibazo, Imana niho iri ngo ikurokore. Bene data mwadukurikiye hano, icyambu ukaba wageze kuri uyu munota wumva ibi bintu. Amen. Imana igufashe kubyumva kabiri. Nanjye niko nisabiye, ntago nabasha kubisubiramo nka nyirabyo, ngiye no kubigerageza nk'uko bivuze ntago nabishobora. Ahubwo twe dufite amatwi ndetse n'amahirwe y'uko ushobora gusubiza inyuma kutumvishe neza, ugasubiza inyuma ukongera ukagaplayinga ukakumva. Ndagusabiye ngo wumve kabiri. Amen. Ikigaragara cyo tugeze mu bihe bibi bigoye, bisabwa gukiranuka no kwizera Imana. Kandi ibi bihe bigoye nta cyizere gihari ko bizongera kumera neza. Twebwe aho tujya hari amahoro, icyakora aho tujya haratekanye mu rurembo rw'abera. Kandi Izayi, siyansi bihisha abantu ariko amaso akabigaragaza. Ubundi umuntu wese avuka ababaye. Uti gute? Kugira ngo tumenye ko umwana wavutse ari muzima nuko arira. Icyo warukize ko uyu mwana avutse ntarire bamukubita, muganga aramukubita kugira ngo yumve ko umwana yakira ububabare. Umuntu avuka atigenza, akavuka aterurwa, akavuka atabona, akavuka nta menyo, akavuka nta kuvuga, akavuka atazi iripfa n'irikira, atazi irirenga n'irirasa. Iyo agiye gusaza amenyo arashira, kugenda biranga, amaso arahuma, ururimi ruragobwa. Niko umuntu amera. Rero kubwira abantu ngo aho tujya ni habi, umuntu wese uriho ari kujya mu minsi mibi, kuko umuntu akura nk'isabune, dukura tugabanya igihe cyacu. Niko tubayeho, aho tujya hazima ni mu bugingo, naho mu butunzi buduha n'umuhangayiko wo kuburinda. Isezerano ryose risohorana kugerageza kwaryo. Uwavutse bamuterura, asaza bamwanika ku zuba bakamwanura imvura iguye. Uwavutse yambaye ubusa. Izayi, hari umuhanga wavuze ngo iyo umuntu agiye kuryama akora romize, nta urarana icyangombwa mu mufuka, nta ugira gute, byose impeta n'amasaha murambura mukamanika hariya. Si romize se? Nujya gushaka nzakwigisha uburyo abantu babana bagomba kurarana. Burya na turiya dupinjamo dupantaro n'uduki burya ntitwemewe. Uzi ko hari n'imyambaro yitwa divorce ku bashakanye. Nayo usabwa kumanika hariya kugira ngo utagira ubangamira. Rero ni romize aho ujya. Ibi tubabeshya ngo nta deni ufitiye urupfu, uzapfa kuko wabayeho. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana. Amen. Ngira ngo si ngombwa ko hari abantu bazajya muri comment bambwire ngo uzongere uturebere uriya mugabo. Si ngombwa, ahubwo ngewe kuko nanjye ubugingo bwanjye burakomeye, niyo yaba ari nge ngenyine. Amen. Nzagaruka. Amen. Kandi namwe mudukurikiye hano, biba byiza iyo mudufashije gutekereza, ukatubwira uko ubyumva, ukatubwira, ukanaduha igitekerezo cy'ibyo twavuga hejuru, kuko bigirira umumaro. Yego. Reka dusoze. Niba byagukundira, hakagira undi muntu waguhamagara akakubaza, wenda mukaganira biruseho, ukamugira inama,
tuziganirire ku by'ubugingo bitari ibibazo bya politike yego n'imibereho y'isi. Ibyo byo twafata umwanya naho kuganira kuri politike ntituzabimara, intwaro za kirimbuzi ntituzazihagarika, nta nizo tuzacura dayeri, ariko ku by'ubugingo turahari. Nicyo Kristo yaduhamagariye, ni nayo mpamvu twahuye ngo tubwire bene data impamvu y'ibyiringiro byacu. Yego, ngira ngo uwakenera kukuvugisha yatubaza cyangwa wanamuha nimero. Na nimero irahari. Yego, ni 82 of course kubanza kode y'u Rwanda ni ikimenyetso cyo guteranya 250 karindwi 82 karindwi 2 gatandatu 2 8 6. Reka dusoze dusengera. Yesu abaha umugisha. Amen. Imana yacu twizera, niwe buhungiro bwacu, turagushimiye. Mose yarabyanditse muri Zaburi, aravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu. Imana ishimwe cyishobora byose. Ni wowe ujya ukingura ibikari byawe ukabika ubuzima bw'abantu bariho, kandi mu cyanya urupfu rukoreramo umuntu akabonera imibereho. Dusenge bene data bo muri Ukraine kugira ngo amaboko akomeye y'Imana ahoshe intambara n'uburakari bw'umuturanyi Putin. Tutitaye uri mukuri n'ikinyoma, kuko ibyo ntidushaka kubibona, ahubwo amaraso y'inzira karengana ari kumeneka nibirangirira ha kubwa Kristo Yesu, kuko ni wowe uzaca intambara zigashira. Nubwo mwami abariyo bafite impamvu yo kurwana kwabo, ariko nawe ufite impamvu y'amahoro mu isi. Twatuye amahoro muri ibi bihugu, Central Africa, Sudan, Congo. Mwami, ibi bihugu byose ahari ikiremwa muntu kibasha kwatura izina ryawe, ubahagarikira amakuba kugira ngo babone umwanya wo kugukorera, bagere ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda bari amahoro. Dusenge buri muntu wese ufite ubwoba bw'ibihe kugira ngo tumubwire ngo yabayeho mbere yabyo, kuko ibisiza n'imisozi kera bitarabaho. Muri iyi yaravuze ngo Imana yari dufite mu migambi. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo ubwo bwenge waburinganije ibihe bitarabaho ubushyiriraho kugira ngo buzaheshe icyubahiro abantu bose bazakubaha, kuko ibihe bizashira abakwizera bakagumaho, ibihe bizarangira kwizera bihoreho, ibihe bizavaho abakwiringira babeho. Ibi bihe rero bigomba gushira abakwizera bagihari. Abacogoye barambura ibiganza, n'ababuze icyo kurya ubaha ibyo kurya, ababifite ubaha umutima wo kubisangira n'abatabifite. Bibe bityo ku bwawe none iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Amen.